Cana mumeze neza. Kama yawe se yitwa ngo kibuno. Fresh. Hanyuma rero bene data turabinginze mukore subscribe, mukore like na share. Iyi filime igera ahantu kure ni nziza. Twayishoyemo imbaraga nyinshi. Nabakunzi Asi ibinyabiziga ntago uri kubifata amani. Kaje kwitetezwa mu nka hamenyeho ngo agapobe kinuzi kutuzi. Antiru nirinda rukuza amaso nawe. Kandi byaragira. Nabuze amaso nawe. Tugende. Ndashaka kumenya nta myenda yawe ugira. Ngo mukomeye. Wowe genda se jaho kubona. Urabona n'ibyo kuvuga wowe uri murangicira script nitinyira ngo nibitangira ubwo aragira ubwakabura n'ibyo yari bumbwire nabivuga ka ariko yarabonye tuzi ko ejo sawundi bayishyiraga kuri maze kugara ngo kereka turese niwe wenyine wavugira muri iyo sawa abandi twese nimwatwumva agira akajwi karenga ko ujya kumurinda no kubika amabuno ibyo mvuga ntabwo ari ikinyarwanda ninde waguhaye ikanzu y'umwana wanjye nuza shaka cyane no shaka none ugeze no mu myenda y'umwana wanjye ndabona ni nyemfoma wanjye gira ubwose gira ko wari tajyaje si wowe wabyanditse niwe wabyanditse ego ko abana nyumvira impuhwe bafite pe ibintu yarabyanditse akaba umwanditsi none se wamuteye ndamwicara muri izi ngutiya mama yigeze kunshyiramo nadi waje mbega wiri uteze ese kutambwiye kuri buze kare mukobwa wanjye kiramubera nk'aho wajyanitana abana mukobwa ufite umuriro se ese urabasha kujyayo oya reka numekere najye kukuzanira imiti urabizi ko mukunda umukobwa wese sinshaka kubabara buretse ugiye kugenda urahita ukingura n'imisoro kugenda bavuga action oyirangiye ngo ngiye kana oya arimo aramuka nibo bababwirana ngaruke ewe data garuka
cyakaza muranyemeje none nta kintu na kimwe wemerewe kuvuga batavuze ngo cut cyangwa action nta kintu na kimwe none afungura uraceceka wambaye sabuni byose arabyumva ariko mwana afite none ngaho genda ugiye kubanza twakira amagambo ngusabe imbabazi oya ariko si iminota ine ibikorwa tugiye gukora nagize ubwoba ntihari iminota ine ntabwo mbyizeye uzihora ariko wasohokeye mu buzima wasohokeye mu rugo wumva tutukibana aba aribwo uzakomeza iyo migambi yawe yo kwiyahura ikindi ukuvuza akagambo ki njye kugakomeza nyine ntabwo nzongera kwiyahura ndabarimo kunshimisha nanjye rimwe nziyandikaho ndi umugome ntabwo ibintu uzabishobora ntabwo kare kajya nshoboye no kuba umugome buriya njyewe ntibyose mbwira ariko uba wanyumvishe cyangwa ndimo ndabwira bica mu gutwi kumwe bibuka mukunda sinzongere kubona kare ndapfuye noneho ndacyahemuka cyane nasubwo muri hariya ari kumfata we wagiye hariya ukamfata wowe nana ubu ari gufata iki nta kintu kumbaye mubwire we uri kumfata ninde wagiye ko yashaka oya urabanza kubyutsa Serenity ndabanza mbyutse ntabwo wigira nkaho nyine nyine mera neza ndahita mera neza niba rwose tutabwiye kwa muganga bakavuga byamye hano jya guteka wowe ntabwo ariko mama tugume hano nyine ryama nyine nase ntabwo turi buze kuvamo hano ugaragara ryama mbere uko wari umeze umunwa wawe aka kana kanjye karimo karanacanga kakancangamira kakabura muri mode mera neza kandi ujye utangamo umwanya umuntu agusubize nawe uvuge ngerageza kumera neza simateri mode yabaye iki nyine yarwaye ahubwo ugenda ujya mu gikoni uteke ese ubundi ko mudashaka umukozi ubu ntawe kuvaho ukuriye ukarinda ungana gutyo wari wabona umukozi hano umva nkubwire nshaka ko umwana nyine okay nanjye ndabona nazi ukuntu ameze pe ntugire ubwoba ni ibintu bisanzwe abo bantu b'ibitabo ko bahari ntabwo bahari ni wowe n'uwo muri buhari wenyine sibyo mubwire tubikore twicaye murashaka kwicara njye ariko bicara ko bavuze hacu nyine tukanabivuga kuko ntabwo twari twicaye
yababa we kumvuye kuri joy nkaba ngiye kuri uyu mwana numva stress zinyishe wowe ndi twakinanye umunyeshuri sha yaramvunaga mwana yanjye Okay. Hapo kana wakoga kutaya matukio munga hivi. Aje hivi wapi hapo? Still. Wanyumvishe? Wakumva umwana wanjye atameze neza ukumva nibwo ufite apeti. Yigo. Urakomeza ubyiza shibuze. Twagiye. Uceceke.